iperereza rigaragaza ko bamukoreye urugomo rukabije bimuviramo gukomereka ku buryo bubabaje. Hari abantu bari kuvuga ko uwo mwana akomoka mu gihugu cy'u Burundi, bagenzi be bakaba aricyo bamujijije bamuhohotera batyo. Nibyo koko, habera umugabo Gayidive akomoka mu gihugu cy'u Burundi, yari mu Rwanda kubera kwiga. Abantu bafite amazu akodeshwa, RIB irabasaba kudakodesha abana cyangwa urubyiruko ruvuga ko rushaka kwinezeza. Abo bireba bose bafate ubutumwa nk'ubwabo, n'ibitabo byo bishobora kubaviramo ibyaha birimo kuba icyito cyangwa guhishira ibyaha. Batubwiye ko ari akanyenyeri 195 urwego. Ndabona byemeye. Mwaramutse Beatrice. Mwaramutse Mukama. Ese ko umuntu kanda akanyenyeri ninde ugiye kohereza amafaranga? Oya da, nibereye muri system imibereho. Iyo se ikora iki kandi? Imibereho ni system ikubiyemo amakuru ajyanye n'imibereho y'Abanyarwanda twese. Yifashishwa mu gukora igenamigambi rinoze kandi rishingiye ku bipimo nyabyo. Naho abaturage bayikenera gusaba serivisi zitandukanye nko kwishyura mituweli n'ibindi. Ariko Mukama, ibyo umbwira ni ibiki? Ntidusanzwe twishyura mituweli tugendeye ku byiciro by'ubudehe? Ashwida, uzi ko uheruka inzira mu ki? Ibyiciro by'ubudehe ntibigishingirwaho mu gutanga serivisi iyo ari yo yose, ahubwo hasigaye hifashishwa system imibereho. Ko numva ayo makuru ari mashya mu matwi yanjye. Ubwo uraho utarareba niba amakuru y'urugo rwanyu ari muri system imibereho koko? Yewe ntabyo ndareba pe, ahubwo nyere kuko nabireba. Biroroshye. Simbona ufite telefoni, kanda akanyenyeri 195 urwego ukurikiza amabwiriza. Icyakora telefoni y'ureba amakuru y'urugo abaruriwemo igomba kuba ibaruye ku ndangamuntu ye. Uzi ko natwe turimo ndi? Ariko se ko mbona bucura bwacu watarimo? Ndakumenye. Ejo ntiwaje mu nteko y'abaturage. Batubwiye ko iyo usanze urugo rwawe rutari muri system imibereho cyangwa usanze hari amakuru y'urugo rwawe akeneye gukosorwa, ujya ku biro by'akagari utuyemo bakagufasha. Batubwiye kandi ko iyo nta muntu n'umwe mu rugo ufite telefoni ibaruye ku ndangamuntu ye, nawe agana ibiro by'akagari bakamufasha. Yewe reka nyaruke hakiri kare bamfasha. Mwaramutse neza? Mwaramutse Karinisha. Yego, n'amahoro. N'amahoro. Hari abasore n'inkumi baherutse kugaragara mu bafashwe bakekwaho gukubita umusore wo mu Burundi ndetse banamukoreye iyicarubozo. Iki cyaha cyakorewe uyu mwana mwakimenye mute? Nyuma y'uko bimenye amakuru ko hari umwana uri guhohoterwa na bagenzi be mu nzu bari bakodesheje iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, umudugudu wa Kindege, ku bufatanye bwa RIB na polisi, inzego zombi zahise zigoboka, hafatwa abasore n'inkumi bari mu kigero cy'imyaka 19 na 24, bakaba barafashwe tariki ya 13 n'iya 14 Ukuboza uyu mwaka w'2024. Ku ikubitiro rero hafashwe abakekwa 10. Hanyuma hakorwa isesengura ry'uruhare buri wese yagize muri ibi bikorwa bigize ibyaha. Hanyuma iperereza riza kugaragaza ko 8 aribo bafite impamvu zifatika zituma bakekwaho icyaha. Gusa hakaba hari n'abandi bagishakishwa. Abafashwe rero bakekwa ni 8. Uwa mbere akaba ari Uwase Adolphe Emmanuel w'imyaka 24, Ikuzwe Brice Emery, Imanzi Kevin, abo babiri bafite imyaka 21, Kirezi Vanessa, Nkubana Joel, Mugenzi Jonathan, nabo uko ari batatu bafite imyaka 20, Kirenga Kevin, Rugema Marembo, nabo abo babiri banyuma bakaba bafite imyaka 19. Amakuru yamenyekanye tuyahawe n'umuturage wari utambutse yumva hari umwana uri gutaka. Nibwo rero yagize amatsiko ahamagara inzego natwe turagoboka, hanyuma turabafata, ubu bakaba bari gukurikirana. Abo basore n'inkumi icyo cyaha bagikoze bate? Aba basore n'inkumi bakodesheje inzu iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, umudugudu wa Kindege,
byatangiye ari bimwe by'urubyiruko bakodesha inzu iminsi runaka bashaka gukoreramo ibirori bimwe bizwi nka house party, biza kurangira habereyemo ibyaha biremereye nka biri. Mu gihe rero bari muri iyo nzu baje kwibwa telefone 3 na laptop imwe, hanyuma baje gukeka umwe muri bo witwa Haberumugabo Guy Divin, baje gutangira rero kumukubita bamuryoza ko ngo ari we wibye telefone zabo 3 na laptop yabo imwe. Iperereza rigaragaza ko bamukoreye urugomo rukabije bimuviramo gukomereka ku buryo bubabaje. Ikintu rero kitumvikana nuko iki cyaha cyakorewe Divin cyakozwe n'abana b'inshuti ze. Divin yari mugenzi wabo, bari mu mugambi umwe wo gukodesha iyo nzu yo kwishimishirizamo. Iyo nzu bayikodesheje guhera tariki ya 30 Ugushyingo uyu mwaka wa 2024. Abafashwe rero bafungiye kuri station ya RIB, ndetse na dosiye yabo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Ubu ikigiye gukurikiraho ni iki nyuma y'uko abo basore n'inkumi bafashwe? Ubu kiri gukorwa nuko nyuma y'uko abakekwa bafashwe dosiye yabo yahise itangira gutunganywa. Ubu aba basore n'inkumi bose bakaba bagiye no gupimishwa muri Rwanda Forensic Institute kugira ngo harebwe niba harimo abanywa ibiyobyabwenge. Ibisubizo by'ibyo bizamini by'ibiyobyabwenge ntabwo biraboneka, ariko turakeka ko biza kuboneka vuba. Dosiye yabo rero ikaba yamaze gutunganywa, ikaba yamaze no koherezwa mu bushinjacyaha ejo tariki 18 Ukuboza uyu mwaka wa 2024. Dr. Ubu nanone Haberumugabo Guy akaba ari kwitabwaho mu bitaro, ndetse n'abaganga bari kumuvura bakaba bavuga ko ari kugenda yoroherwa. Mu minsi mike iza ashobora no kuba yasezererwa. Hari abantu bari kuvuga ko uwo mwana akomoka mu gihugu cy'u Burundi, bagenzi be bakaba aricyo bamujijije bamuhohotera batyo. Oya, ntabwo ari byo. Nibyo koko Haberumugabo Guy Divin akomoka mu gihugu cy'u Burundi, yari mu Rwanda kubera kwiga. Guhohoterwa kwe na bagenzi be bari inshuti ze ntaho bihuriye n'igihugu akomokamo, kuko nk'uko nabisobanuye bari ahantu bari bagiye kwishimisha bimwe byitwa house party, ariko baza kumukorera urugomo kubera ko bakekaga ko ari we wibye telefone. Ikindi kandi inzego za RIB na polisi zagobotse ntabwo babanje kubaza ngo ubwenegihugu ni ubuhe, ndetse n'abo bana nabo urumva ko icyo bamujijije n'ibyo bamukekagaho ntaho bihuriye n'ubwenegihugu bwe. Inzego rero zihutiye gutabara umubare wahohotewe no gufata babigizemo uruhare. Turasaba abantu kandi kureka izo speculations bahuza guhohoterwa kwe n'ibindi bintu. Ntabwo ari byiza. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko kandi cyubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Abantu bareke speculation. Dr. ibi byaha bakurikiranyweho se baramutse babihamijwe n'urukiko, ibihano bahabwa biteye bite? Bakurikiranyweho ibyaha bibiri. Icyaha cya mbere ni icyaha cy'iyicarubozo aricyo torture. Icyaha cya kabiri kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga, bimwe bizwi mu rurimi rw'Igifaransa nka non assistance à une personne en danger. Iyicarubozo rero ni icyaha gihanwa n'ingingo y'112 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo y'112 ivuga ko iyicarubozo ari igikorwa icyo ari cyo cyose gitera uburibwe cyangwa ububabare, haba ku mubiri cyangwa ku bwenge, gikorewe umuntu ku bushake hagamijwe gushaka ko amakuru cyangwa kuyashaka ku wundi muntu, cyangwa ukwemera icyaha, cyangwa se kumuryoza igikorwa yakoze cyangwa cyakozwe n'undi muntu, cyangwa cyekwaho kuba yarakoze, cyangwa kumukangisha. Baramutse bagihamijwe n'urukiko, igihano bahabwa ni igifungo kiremereye kiri hagati y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Ikindi nuko iki cyaha cy'iyicarubozo kidasaza. Naho icyaha cya kabiri cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 244 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iki cyaha baramutse nacyo bagihamijwe igifungo
cyaba kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 300 ariko atarenze 500. Ibi byaha uko ari bibiri ntabwo babikurikiranwaho bose, hariho abakurikiranwaho icyaha cy'iyicarubozo kuko hari abagize uruhare rwo kumukubita, ariko hari n'abandi barebereye batamutabarije akaba ari bo bakurikiranwaho kudatabara umuntu uri mu kaga. Dr. Nubuhe butumwa noneho mwagenera abadukurikiye? Ubutumwa tugenera abadukurikiye ribwibutsa abaturarwanda ko kwihanira ari icyaha gihanwa n'amategeko. Nta muntu wari ukwiriye kwihanira kuko leta iba yarashyizeho inzego kugira ngo niba hari ukosherejwe cyangwa uhohotewe yitabaza izo nzego. Ubundi butumwa dutanga turabuha abantu bafite amazu akodeshwa. Abantu bafite amazu akodeshwa ribira basaba kudakodesha abana cyangwa urubyiruko ruvuga ko rushaka kwinezeza, kuko usanga bakoreramo ibyaha bitandukanye kandi biremereye. Ntabwo nyir'inzu yarakwiriye kwita ku mafaranga ahabwa gusa ngo yirengagize ko afite inshingano zo kudaha icyuho imikorere y'icyaha. Urubyiruko kenshi rwahuriye mu nzu nk'iyi ngiyi baba bakodesheje ngo binezeze, bimwe bita house party, usanga bakoreramo ibyaha bitandukanye birimo kunywa ibiyobyabwenge, gusambanya abana, guha ibisindisha abakobwa n'abahungu barangiza bakabasambanya ku gahato, kurwana n'ibindi bikorwa by'ubugomanzi no kubangamira ituze rusange rya rubanda. Aho niho hava ibikorwa by'ubujura no kwihorera nk'uko byakorewe Habera umugabo Guy. Rero ba nyir'inzu bafite inshingano zo kumenya umuntu ubabereye mu nzu n'icyo iyo nzu ayikoresha n'ibyo ayikoreramo. Ntabwo agomba guhugira ku kwakira amafaranga gusa. Ibikorwa byaho urubyiruko rukodesha inzu zo gukoreramo house parties bikunze kugaragara iyo iminsi mikuru yegereje, aho baba bashaka inzu bakoreramo ibirori ngo binezeze. Muri no minsi rero twegereje iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, abantu bafite amazu akodeshwa barasabwa kwitondera no guhagarika gukodesha urubyiruko inzu kuko usanga bitiza umurindi imikorere y'ibyaha. Abo bireba bose bafate ubutumwa nk'ubwabo, n'ibitari byo bishobora kubaviramo ibyaha birimo kuba icyito cyangwa guhishira ibyaha. Ngira ngo ibi byakorewe uriya mwana byari bikwiriye kubera isomo benshi, ndetse n'ibindi bikorwa muri za nzu za house parties ziba zakodeshwe n'abana ni ibikorwa bigomba kwitabwaho bigahagarara. Turasaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabo kugiramo uruhare mu guca ibi bintu. Ba nyir'inzu zikodeshwa bafite inshingano ku gihugu zo kurinda urubyiruko no kwirinda kubatiza umurindi wo gukora ibyaha biciye mu kubatiza cyangwa kubakodesha inzu bakoreramo ibyaha. Baturarwanda, mureke twese dufatanye kurinda urubyiruko kugwa mu byaha, ndetse dufatanye kubarinda kwishora mu bikorwa bibaganisha mu gukora ibyaha, kuko akenshi usanga ingaruka zivamo ziba ziremereye. Murakoze cyane. Murakoze Dr. Murakoze namwe, karibu nijoro.